Aho neza ngiye kukwereka ese ni gute ushobora kuba wakora video calls ugahamagara umuntu murebana imbone nkubone. Mwajyaga mubimbaza muri benshi, ariko uyu munsi nibwo nababoneye video y'uburyo wabigenza ukazajya ugahamagarwa, uburyo uzajya uhamagara umuntu murebana imbona nkubone. Rero icyo ngusaba ni kimwe, kandi like kuri iyi video, hanyuma nkwereka uburyo uzajya ubikora ukazajya uhamagara umuntu murebana igihe cyose ubishakiye, nawe akaguhamagara igihe cyose ubishakiye. Gusa ni step imwe ugomba gukora, nta bindi bintu bidasanzwe. Banza ukore like kuno video kugira uzajya ubona ibindi biganiro by'ubwenge. Reka nkwereka uburyo bikora. Uraza ufungure telefone yawe, uze kwa kundi bahamagara hamwe bahamagarira, uraza kuza ukandemo gutya, ukandeho gutya ku muntu ushaka guhamagara video calls, cyangwa se uze muri contact zawe usacinga izina ry'umuntu ushaka kuba wahamagara. Ngiye kuhamagara umuntu bita gutya, then nindangiza mukandeho. None iyo ugeze hano uhita ubona akantu kanditseho video. Akantu ka video ni kuhita ukandaho kugira ngo mbashe kuba mwakihuza, ubashe kuba wamuhamagara. Ubigenza gute rero? Urakandaho rimwe kugira ngo utangiye kumuhamagara video call, biraza guhita bifunguka muhamagara video call. Yani kuri rero uhamagara video call. Rero ntabwo nakwita muhamagara kandi ndimo ndabakorera video ndi coding, ntabwo ari kumfata. Gusa ari imbogamizi uzahura nazo wahamagara umuntu bikamera nka gutya. Bayikanze mpamagare nk'uno muntu, nimuhamagara urebe ukuntu bigenda. Ushaka kuhamagara umuntu bagahita bakwereka bino bintu, bavuga ati ngo Google Meet cyangwa se ngo Meet. Hano handitse Meet, uhita ukanda kuri Meet, hanyuma akavuga ngo creating sharing link nyine, cyangwa se create and share link. Aka kantu ugakandaho rero kugira muzajye muvugana buri gihe kuri call, nuko creating no link gutya mbigenje, hanyuma ugakanda ino link ukayimwohereza muri SMS. Ugakanda gutya, wamara kuza kuyikandaho gutya ukahita ugaruka hano muri SMS ukaza kuyimwandikira. Ukaza muri SMS kugira ngo ubashe kuba wayimwandikira ukayimwohereza. Noneho igihe ayikoresheje, ubwo igihe cyose bisobanuye ko azajya yinjiramo hariya akabasha kuba yaguhamagara, nawe ukamuhamagara bigakunda. Noneho bitiri wongera gucreatinga ngo indi link. Ubwo nimara kuyimwoherereza nawe yaraza kuyikandaho, bati rero tuzaduhamagara na video call, ubwo iyi link niyo tuzaduhuriraho. Ukahita uyimwoherereza, wamwe kuyimwoherereza akahita yikanda. Yikanzeho rero muhita muhurira mu cyo bita muri Google Meet, nawe aba none iyo usoje kuriya uhita ukupa. None ubutaha igihe wongeye kumuhamagara uzajya uhita none uhamagara bita byikora ako kanya, ntabyo kongera kwamwereza link, koko mwamaze kuba mwahuza icyo bita call. Kuriya niko uzajya ubigenza rero. Ciao rero, urimenye ko wagiye muri group WhatsApp ukanda like no video kugira uzajya ubana n'ibiganiro. Ndagushime cyane. Video ni buri munsi, buri saa 12 za nimugoroba ndetse na saa 6 na mu gitondo. Uhawe ikaze rero, mugira ibihe byiza. Andika hasi muri comment video ushaka ubutakona gukoreraho. Ikibazo wagize byandika hasi muri commentaire. Murakoze cyane.